Hello guys, meze gute bakunzi ba Jean Paul TV show. Uyu munsi najyaga nkwereke uko wakabudetinga igihugu cyawe bakajya bakwereka aba subscribe usigaje kugira ngo ube monetize igihembwa naho wabisabira. Hano bari kutubwira ngo the YouTube partner program is not available in your current location in Rwanda. If this is mistake, please update your location. Bari kutubwira ko partner program idakora hano mu Rwanda. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukwereka uko wakora update y'igihugu cyawe. Ahangaha bazajya kukwereka watch time usigaje kugira ngo ube monetize n'abasubscribe usigaje kugira ngo ube monetize. Bazakwereka n'ubundi buryo wakoresha usaba monetize ku basubscribe 500. Nimba ukora na InShot, kuri InShot igejeje views miliyoni 10 nibwo wa monetize. Reka turebe uko wakora update y'igihugu cyawe. Ukanda subscribe tuzahura ubutaha muri video itaha. Nimba ukunze ino video zo ukanda like, comment, kuri na share. Ntugende utagize icyo uvuga muri comment. Baza ujye muri browser yawe. Nimba ukoresha Google ntuzajya. Nimba ukoresha Opera Mini ntuzakanda. Google Chrome. Nujya muri Google Chrome uzahita wandika My Studio YouTube .com ubundi wemeze. Studio ubundi uhakande, ubundi utegereze gatoya. Uzahita kugeza ahantu handitse Just Events na Airways. Hano bari kuguha uburyo biri bwo gukoresha, urakoresha browser cyangwa application, ariko mwabonye uko gukora application bidakunda, bisaba gukoresha browser yacu. Nimba ugiye ukandikamo My Studio YouTube, uzahita kujyana kuri application, bizagusaba kubanza ukayitsiba kugira ngo bikunde ukora update y'igihugu cyawe. Uzasaba monetization, uzahita kandi hari handitse Just Ends. Numara kujya muri YouTube Studio, uzahita uzukande kuri kara kantu kameze nk'akadolari kanditseho kameze nka sa, ubundi tugakandaho. Dutegerezeho gato kugeza ahantu handitse monetization not available in your location. Muri tubakande dutegerezeho gatoya. Hano handitse update location, dutegerezeho gatoya. Zita kugeza ahantu handitse setting, handitse select location country. Tuzahita tuza tuhakande kuri kariya kantu kameze nk'agacuma, ubundi dutegerezeho gatoya. Numara kwakora azahita akwereka ibihugu kuramo update y'igihugu cyawe uzashyiraho monetization. Uzahita uzamura ugende uhitemo igihugu ushaka. Abantu benshi hano mu Rwanda bakunda gukoresha United States, natwe niho tuzagenda tugakanda. Numara kuhakanda urabona handitse select country, hajya mu cya gihugu wahisemo ari United States. Uzahita uzamura ubona ahantu handitse save, ubundi tuhite tuhakanda dutegerezeho gatoya. Nkushishikariza gukanda subscribe kugira ngo uzabone video itaha. Numara gukanda kuri save, uzahita scrolling umeze nk'umanura, kandi nyine nk'umanura dutegerezeho gatoya. Tayari uri kubona ko bahise babikwereka. Bari kukwereka watch time usigaje kugira ngo ube monetize, abo subscribe usigaje kugira ngo ube monetize. Ubutari wamaze ku updating igihugu cya location yawe uzasubiramo monetization. Hano niho wasubira monetization ufite kwa subscribe 500. Niho usaba monetization kuba ufite aba subscribe 1000 na watch time amasa 4,000 igihe cy'umwaka umwe cyangwa iminsi 365, cyangwa kuba wasaba monetization ufite aba subscribe 500 abantu bakajya baguhema nk'impano mu gihe uri gukora live. Uze kugenda udakanze subscribe kuri Jean Paul TV show kugira ngo tuzahore muri video itaha. Kanda subscribe, like, twikomereze.